umugisha w'umutungurano, umugisha w'umurahurano, icyo bisangiye ni iki? Nuko bene kugira batazi kurinda, ariko umugisha ni igikorwa mvajuru kandi kikaba kije kubw'impamvu runaka. Amina. Imigani ibice 10 umurongo wa 22 ni page ya 621 mu isezerano rikuru isaga umugisha. Ntekereza ko ibi biri hano imbere yanyu cyangwa se nanjye biraduha uburyo bwiza bwo kugira ngo tubikurikire. Rero ayo magambo aravuze ngo umugisha uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Imana iduhana umugisha. Umunyabwenge Salomo arabyitegereza, arabigenzura, asanga iyo uwiteka yatanze umugisha, wa mugisha uzawahoberanye n'ubukire. Kandi nanone si ukuwutanga gusa, mu kuwutanga kwe awutanga atongereyeho umubabaro. Imana iturengere. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana muri ubu buryo umugisha uwiteka atanga mu moko 3, mu nzira 3, mu buryo 3. Kuko iyo wakoreye Imana ni ngombwa ngo ubone igihembo, kandi igihembo ni kiyemwe ni umugisha. Hejuru y'umugisha tugenda duhabwa mu buzima busanzwe, hari n'undi mugisha uruta iyindi yose, ni ukuzabana iteka ryose n'Imana mu ijuru. Amina. Tumaze iminsi twiga amagambo atandukanye, ariko yose nadutegura kuba abantu bazima, dufite ibyo dutegekwa gukora kandi tukabikorana umutima ukunze, dufite n'ibyo tubuzwa gukora tutagomba kubaza ngo mbese n'iki utubujije, kubera icyo bitubujije n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Uko gukorera Imana rero turabashimwa nayo ku rundi ruhande iratwitegereza ikavuga ngo mu gihe runaka nzajya ngira icyo nguha, ikaguha ikikuruhura mu kimbo cy'imiruho, ukavuga ati koko ndengewe n'Imana, akaba ari umugisha. Mbere ko mbyinjiramo rero ni byiza ko tumenya gutandukanya amagambo abiri, umugisha, amahirwe. Benshi barabyitiranya, ariko ndagira ngo tubyumve neza. Amahirwe ni iki? Amahirwe ni uguhirirwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose, cyangwa se kubona ibyiza wifuzaga, kabone nubwo byaba ari bibi, kabone nubwo wabakoze nabi, ariko ugahirwa muri icyo gikorwa runaka wagize. Ubwo wagize iki yemwe? Ni amahirwe. Ariko umugisha ni igikorwa ijuru rikora kubwo kunezererwa uyu muntu, ahanini hashingiwe ku kintu nawe yigeze agaragaramo neza. Hanyuma mu kukunezererwa kw'ijuru ikagira ikintu ikora mu rwego rwo kwerekana neza ko cya kintu wakoraga burya kirazwi, cyarabonwe, Imana yarakibonye. Amina. Rero umugisha ushobora kuza mu isura y'amahirwe, ariko ntago bivuze ko amahirwe yose ari iki? Ari umugisha. Iyo umujura agiye kwiba akagaruka adafashwe, abagize amahirwe, ntago abagize umugisha. Ariko umugisha ni igikorwa mvajuru kandi kikaba kije kubw'impamvu runaka. Ibyo wakoze, kwa kundi wagaragaye, kwa kundi byagenze, ijuru ryabyanzuye kuko iri guhabwa ikintu runaka, icyo kikitwa umugisha. Amina. Nuko rero nabitandukanye amahirwe n'umugisha, nubwo bijya gusa ariko biratandukanye. Navuga ngo iki? Ibimasa byose ni inka, ariko inka zose ntabwo. Imigisha yose iza mu isura y'amahirwe, ariko ntabwo amahirwe yose ari iki? Aho dusomye rero haratubwiye ngo umugisha uwiteka atanga uzana ubukire, kandi yawutanze nta mubabaro yongeraho. Nari maze kubabwira ko tujye kuganira uyu mugisha uwiteka atanga mu moko 3, tukava mu moko 3 tujya mu nzira 3, tukava mu nzira 3 tujya mu buryo 3. Ugahita umenya ngo icyo ndi gukora ndimo ndawukorera, ndimo ndawushyikira, nawusingiriye, ukabimenya mu buryo budashidikanywaho. Duhere kuri bino bimenyetso biri imbere yanyu, nagira ngo ntangirire ku moko 3 y'umugisha. Ubu ni ubwoko bwa mbere, ubwoko bwa kabiri, hanyuma kandi ubwoko bwa gatatu. Ubwoko bwa mbere rero ni umugisha w'umuruhirano, ikintu cyabonetse mu buryo nyiri kukibona yakiruhiye, yahihibikanye, yarushye, yakoze, none umusaruro mwiza uvuye muri za mvune ze ukabubaye iki yemwe? Umugisha. Ariko ukaza witwa umugisha w'umuruhirano, ikintu nyiracyo kugira ngo umuntu akibone byamuruhije. Dutanga urugero, dushyize mu buzima busanzwe, nubwo atari byo ngira ngo ntindeho cyane, dushyire mu bintu bya business. Niba uyu muntu yaratangiye gucuruza akantu, agakarito, wenda n'amagi, n'ubunyobwa,
hirya y'ibyo ngibyo urwunguko rukaboneka, akagira akaduka runaka akagashyira mu gasantere, hirya yo mu gasantere akajyana mu mujyi akagira ikiduka kinini, ndetse bikaba bigeze mu rwego ashobora kuba yajya hanze kurangura imari ihambaye akagaruka. Twabona ko umugisha w'ubwo butunzi yawubonye buhe buryo? Mu buryo bumuruhije. Uko niko kuri. Icyiza cyo kubona umugisha nk'uwo nguwo mu buryo bukuruhije, umenya kurinda kuko uzi imvune zawo. Imana ishimwe. Aho turahavuye kandi ndagaruka ntangaho n'ingero gatoya. Uyu tuyita umugisha w'umurahurano. Umurahurano murabyumva, ni ikintu gifite inkomoko ahandi. Urugero rutoya, murabona uyu mubyeyi runaka ashobora kuba afite umwana, kandi umwana afite ariga. Kwiga kwa wa mwana cyangwa se amafaranga agenda mu kwiga kwa wa mwana, ntabwo wa mwana arinda kubivunikira, ahubwo ise cyangwa se nyina afite inshingano zo kumurihira. Bivuze iki rero? Atandukanye na wa wundi ujya guca inshuro kugira ngo haboneke amafaranga yo kwishyura ishuri. Bivuze ko wa mwana umugisha wo kwiga kwe ni umugisha w'umurahurano. Donc hari ibintu bifite inkomoka handi biza bikamugiraho ingaruka nziza hahandi ari. Ako kantu karumvikana? Amina. Noneho rero ibyo bikitwa iki? Umugisha w'umurahurano. Tugaruke hano rero, hakaba umugisha w'umutungurano. Ni ikintu cyabonetse mu buryo nyiri kukibona nawe ubwe byamutunguye. Niba dusohotse hano ku rusengero twerekeje ku macumbi yacu, hari ku marembo y'urusengero, twebwe twese niho tunyura tuza hano, cyangwa se tukahanyura dusubira ku macumbi yacu. Dutekereze ko hari ku marembo hari akantu kakabuye wenda hano hasi, kandi niba turi hano turi 500, ubwo bisobanura ko ari amaso 1000, kandi yose arareba neza. Noneho rero umwe muri twashobora kugira gutya agasitara kuri kakabuye, yagira ngo akitegereze neza, agasanga ni ya zahabu ya yindi bavuze ifite ka gaciro ka kandi. None akayifata akayijyana aho ya mabuye aho akwiriye kujyanwa, nawe bamukamuha ibyo bakwiriye kuba bamuha bitewe na ryabuye. None se ubwo butunzi abonye hejuru ya kakabuye abibonye mu bihe buryo? Nuko areba neza kurusha abandi? Ahubwo ni umugisha muri ya mahirwe n'ubundi bije mu buryo bumutunguye, kandi koko biba bifite icyo biri bumare, bifite icyo biri bukemure mu byerekeranye n'imibereho abayeho. Uyu rero bakawita umugisha w'umutungurano. Umugisha w'umutungurano, umugisha w'umurahurano, icyo bisangiye ni iki? Nuko bene kugira batazi kurinda, ntibajya bamenya no kurinda kuko batazi imvune zawo, babonye bibagwirira. Dutanga urugero, uyu umugisha w'umuruhirano, hari umwami witwaga Dawidi. Mbere y'uko aba umwami yari yarabibwiwe akiri kwa se Yesayi, akiri umushumba harawe intama, kandi aho hantu yari hakubitikiye. Niba hari imbeho abashumba bahura nayo yahuye nayo. Niba ari ibibazo runaka abashumba bahura nabyo, yahuye nabyo. Kandi hejuru y'ibyo byose asutswe amavuta yo kuzaba umwami. Idubu rikaza akarwana naryo, nubwo bitangaho ubuhamya ngo yararyicaga, ariko ntibaburaga kurwanya umwanya munini. Wenda ryaramusharatuye, wenda yageze icyo gihe afite n'inkovu zaturutse mu kurwana n'idubu. Ntabwo warwana n'intare ngo ibure kugusigira ikimenyetso, nubwo wayica ugomba kugusigira kashe yerekana ko burya na cya gihe washoboraga gupfa. Yatabawe n'Imana rero. Izo nzira zose yanyuzemo zigoranye, zashakaga guhinyuza icyo Imana avuganye nawe, ariko Imana ikagikomeresha umwete wayo. Arahigwa igihugu cyose kugeza ubwo agiye i Bufilisitiya, yigira umusazi wawo undi inkonda kugira ngo arebe ko kubaho byashoboka. Ibyo byose biracyamuriho, azirikana ko yamuvuzeho ko azaba umwami. Igihe kigeze rero, Sawuli aratanga n'abahungu be, Bibiliya tubwira ngo bapfira ku musozi wa Gilibowa. Hirya y'ibyo ngibyo aturuka hahandi yari yarahungiye, araza ahingukira i Heburoni. Bibiliya tubwira ngo abo umwami wako gace kitwa Heburoni, ngo akabera umwami imyaka 7. Abisiraheli nyuma yo kubona kuntu yategetse Heburoni baravuga bati nitwegerane, baramubwira bati natwe nushaka uzudutegeke tubere umwami. Ubwo ahandi hose hategetse imyaka 33. Ubwo bivuze ngo yabaye umwami wa Isiraheli imyaka ingahe? 40. Cyo ikintu yakoze ni iki rero? Bibiliya tubwira ko yamenye gukomeza inkiko z'igihugu, amenya kucyagura kuko azi imvune yagize kugira ngo agere aho hantu. Bivuze iki? Nari nshatse kubabwira ngo
kuko yageze kuri ya ntebe yo kuba umwami kandi bimuruhije byamubihije icyuya. Yamenye icyo agomba gukora ageze muri wa mwanya. Amina. Hano hari umwami witwaga Salomo. Kuba umwami ni umugisha w'umurahurano. Kubera iki? Kuko nihererekanya bubasha ryabaye hagati ye na se. Ise agiye gutanga yamuraze kuba umwami. Urumva ko ntago byigeze bimuvuna ngo abirwanire, ahubwo yabonye yicara muri wa mugisha. Ibyo se yavunikiye ati mwana wanjye biyobore n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ahageze mu minsi ya mbere yakoze iby'ubutwari, niko Bibiri tubwira. Ariko kubera yuko atigeze avunwa no kwicara kuri iyo ntebe y'ubwami, Bibiri tubwira ko akaba yari afite n'ubwenge bwinshi no gushakashaka kwinshi, yakoze byinshi by'ubutwari. Ariko hirya y'ibyo ngibyo ngo yashatse no gukora ngo iby'ubugoryi, ngo amenye icyo ababikora bibamarira. Ni impamvu y'ukuntu yawubonye. Ikindi Bibiri tubwira kuri uyu mugabo witwa Salomo, ngo kubera wa mudabagiro, mbibutse neza ko mbere y'uko avuka Imana yari yaramuvuzeho. Igitabo cya mbere cyo mu Ngoma ibice 22 ngira ngo aho Imana yabwiye Dawidi wari wagize igitekerezo cyo kubakira inzu y'Uwiteka, Imana iramubwira ngo wavushije amaraso menshi. Byumvikana ko hari naho natariho urubanza. Kubera iyo mpamvu ntabwo uzanyubakira inzu yanjye, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe, ari wo mwana Salomo. Ndetse iramubwira ngo uzamwite Salomo, kuko ku ngoma nzatanga ituze n'amahoro. Kumwita Salomo ni ukugira ngo bihuze n'inshinga yitwa Shalom. Ubwo kumwita Salomo ni nko kuvuga ngo ni munyamahoro, kuko ku ngoma ye nzamuha ituze, azaba afite uburyo bwo kunyubakira, ntabwo azaba yaratinze mu ntambara nkawe. Nuko byagenze rero, kandi ngo nzamuha ubwenge. Rero bivuze ngo igihe Salomo yasabaga ubwenge mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 hepfo gato ku murongo w'9, buri yasabiraga mu masezerano y'ibyo Imana yavuganye na se mbere yuko abaho. Imana dutabare cyane. Salomo rero agize ubwenge, ayoboye umukumbi w'Abisiraheli, agize igitinyiro kuko ise yari yarubatse inzego z'imitegekere mu buryo buzamworohereza akazi. Ariko hirya y'ibyo ngibyo atangira gukora iby'ubugoryi, niko Bibiri tubwira. Ndetse ngo ashaka abagore benshi, siko Bibiri tubwira. Muri kwa gushaka abagore benshi ndagira nkwereke neza ko ari ukubera ko atajyaga mu ntambara. Ibi byose bikwereka uburyo yabonyemo wa mugisha. Twagendanye. Bibiri yatubwira yakoze ibintu bikomeye kuko Imana yaratanze ihumure ku ngoma ye. Batubwira ko ari umwami utarigeze arwana. Guha agaciro no kubaha Imana ageze kuri ya ntebe y'ubwami ntiyabikomeje, kuko kubona ubwami kuri we ntago ari ikintu cyamuvunnye. Umugisha w'umutungurano. Hari umugabo wahoze ari umugaragu we yitwaga Yerobowamu, ndetse Bibiri tubwira ko yakomokaga mu muryango w'Abefurayimu. Uko byagenze izo nkuru zazisoma igihe mwene Salomo yimaga ingoma, wo bita Rehobowamu, Isiraheli kigabanyamo kabiri. Icyo gihe we yahawe kuyobora igice cy'amajyaruguru kigizwe n'imiryango 10. Mwibuke yaravuye ku bugaragu. Umunyamigani yarabyanditse ngo hari ibintu 3 ngo ndetse n'ibine ngo bijya bitegesa isi ikaba itabasha kubyihanganira. Harimo n'iki kivuze ngo iyo umugaraga ahindutse umwami, ngo isi hinda umushyitsi, umutingito ukabaho ku buryo itabasha kwibyihanganira. Iyo umugaragu ahindutse, ngo umudamu w'igicamo cye atashye ibyo muzabibona mu bigani ibice 30. Ntago nshaka kubitindaho cyane, ariko icyo nacyo kiri mu bintu ngo bijya bihubanganya isi. Wasanga na ya mitingito tujye duhura nabyo ifitanye isano n'ibyo ngibyo. Nuko Imana dutabare cyane. Hanyuma rero uyu mugabo nawe Bibiri yatubwira ngo akigera ku ngoma yibuka neza ko ingoma ikuwe muri mwene Dawidi, cyangwa se ububasha n'ubwo butware atangiye kugira bikuwe mu maboko ya mwene Salomo witwa Rehobowamu. Ngo atangira gushinga ibigirwamana hitwa Idani n'i Berisheba, ngo kugira ngo akusanye Abisirayeli be kujya bajya i Yerusalemu muri ya minsi mikuru yategetswe, haba ari mu mboneko z'ukwezi, haba ari mu minsi mikuru runaka, ngo kugira ngo batazagarukira mwene Salomo bakamugomera. Muri uko kubikora gutyo ngo agusha Abisiraheli batangira kujya bimika ibigirwamana. Nta wakora ibi ngibi yarageze kumugisha mu buryo bumuvunnye. Turimo turagendana. Nari maze kubabwira yuko umugisha w'umurahurano n'umugisha w'umutungurano icyo bisangiye ni ko bene wo batazi kurinda, kuko batazi imvune zawo. Tubaye duhagarikiye nkaho ngaho, cyangwa se tukaba ariho dusubikira, wakumva ko umugisha ushaka Imana izawunyuze mu yahe marembo? Mu buryo buzagutungura? Mu buryo bw'umugisha w'umurahurano? Mu buhe buryo se? Umugisha w'umuruhirano?
mu bye turiho rero nuko nguko bizajya bigenda, ikimana izajya gikorera kizajya giguca mu buryo bukuvunnye, nibyo? Ariko nibinakuvuna ntukavuge ngo n'amaboko yawe niyo yashinye ko bicaho kugira ngo mu rundi ruhande bikubera ishuri. Amina. Aho turahavuye. Amoko atatu ntituyarangije se? Umugisha w'umuruhirano, umurahurano, umutungurano, aho ngaho turahavuye. Ubwo tugiye mu nzira zingahe? 3. Kuko niba umugisha ushaka hari inzira unyuramo kugira ngo ubone. Iyo uri ku cyapa ukaba uri ku muhanda ushobora kubona icyapa cyanditseho ngo ahangaha herekeye i Kanombe. Wagisoma kuko uzi gusoma ugahita uvuga ati ndi mu cyerekezo neza, ngiye hahandi, kandi koko ukagerayo. Noneho rero hari n'inzira ucamo ukabona umugisha wategetswe kandi ukabona kuko wanyuze ahakwiriye kunyurwa. Ni hehe rero? Inzira ya mbere biratubwira ngo niwitondera amategeko n'amateka n'imihango byategetswe uko kubyumvira kwawe bizaguhesha iki yemwe? Umugisha. Ubwoko bw'Abisiraheli bwagendanaga amategeko menshi ariko agendanye n'ibyo babuzwa gukora cyangwa se n'ibyo bategekwa gukora. Uko kubyumvira kwabo bigatuma bomatana n'Imana muri kwa kunezerwa kw'Imana ko abantu bayo bayumviye ikabahemba iki yemwe? Umugisha. Kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe. Ntanga urugero gato. Mu buhanuzi bwa Maraki harahavuze ngo wone mutanga iki yemwe? 3 hepfo gatoya. Gica imigabane ingahe? Ariko ngo nashyitse iryo jambo ririho. Sibyo? Ngo nibwo Imana izatugomorora imigisha. Ikibazo kizaba ngo nuko tuzaburaho tuyikwiza. None ikibazo uwo mugisha uzabuzanwe n'iki? Kugeza nubwo tubuze ni depo tubikamo. Nuko uzanwe nuko twatanze, ariko kwa gutanga kuzanwe nuko hari itegeko ryadutegetse ngo uzakora iki. None turagikoze tubonye wa mugisha wavuzwe. Bivuze ngo wa mugisha uyubonye kuko waciye mu nzira zinyurwamo zitwa kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe. Babaga bafite byinshi bagomba gukora nk'amategeko, imihango, ni discipline bagenderagaho, ni doctrine babaga bafite, mbese hari gahunda babaga bafite. Burya no kugira gahunda ni ikintu cyiza. Amina. Kugira gahunda Imana yaguha umugisha bitewe no kumvira no kugendera kuri gahunda. Imana idutabare cyane. Aho rero sinirwa mpatinda, kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe ubwabyo ubikora wese ajya amenya ko ku gipande cye yandikiwe umugisha. Imana iduhana umugisha. Aho turahavuye. Tugeze hano rero. Hano ni ukumvira umuhamagaro. Murabyibuka ariko? Kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe. Kumvira iki yemwe? Umuhamagaro. Kandi ubwo turi muri za nzira 3 zavuzwe. Kumvira umuhamagaro ni iki? Murabona twebwe twese dusangiye umuhamagaro w'agakiza ubwo twahamagarwaga kugira ngo tumwizere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ducungurwe nawe duhinduke abana b'Imana. Uwo ni umuhamagaro rusange witwa uw'agakiza. Ariko akagira n'indi mirimo runaka ishingiye ku mpano Imana ibarateretse muri twebwe ikitwa umuhamagaro. Urugero, hashobora kuba hari umuntu umwe muri twe wiyumvisemo ko iki kintu akwiriye kugikora kandi Imana ikamushyigikira ikavuga ati uwo ni umuhamagaro, nzabiguhera umugisha no bibamo neza. Wenda ku munsi runaka azinduka hano ari kugira ngo akore isuku hano hantu, akavuga ati si byiza ko mu nzu y'Imana hagaragara nabi. Ahari ejo bundi hashobora kuza umuntu w'umushyitsi yakwicara ku ntebe akabona hari ivumbi, ibyo bikamutera kutazagaruka ikindi gihe kandi Imana igikeneye kuvugana nawe byinshi. Akavuga ngo nzahirimbanira kugira ngo ahantu hase neza. Uwo si umuhamagaro. Undi wa kabiri ashobora kuvuga ati muri toilette cyangwa se hari mu bwiherero hari ukuntu. None rero ntabwo mbisabira uburenganzira mwarimu cyangwa se pastor, aho gusa azajya mbona byitwaramo neza aho kugira ngo nuko. Kandi akabikora Imana irahihereye mu ijuru ikavuga ati ukwiriye umugisha. Amina. Hari umuntu umwe yari umwe mu bayobozi b'itorero badiyakone baho hantu ahantu runaka. Imana rero amuhaye koroherwa no kumenya indimi. Urabona izi ndimi, Icyongereza, Igifaransa, hari ujya mu ishuri akabyiga ariko iteka ryose yavuga kumva arimo arasunikiriza, ntago ari gushyikira. Kandi lisansi akaba yifite ariko kuvuga ugasanga arimo arabishakisha nk'utabifite hafi aho. Nibyo bibaho se? We rero yabimenye atari uko ageze muri amashuri ahambaye. Nabyo ni umugisha. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo rero ku rusengero iwabo
bakundaga kumwifashisha muri gahunda zitandukanye, cyane cyane nk'ikintu cyitwa gusemura, kuko bakundaga kugira abashyitsi batandukanye. Ari igiswahili aho yari akizi rwose, ikinyarwanda nicyo yavukiyemo, igifaransa wagira ngo ahubwo yavukiye iyo ngiyo, icyongereza rwose pe aho hantu hose yahitwaraga neza, kandi akagira umuvuduko wo kuvuga vuba vuba mu buryo butomoye. Hanyuma ku rusengero wabo rero baravuga bati uzajya udufasha muri uno murimo, nawe arabyemera. Yari umukristo mwiza rero. Igihe kimwe yigaga muri universite, muri ya minsi rero baba bitegura ibizamini. Urazi ko kenshi na kenshi umuntu ari mu minsi y'ibizamini, hari n'igihe aryamatinze, hari n'igihe azinduka karagira ngo asubire mu masomo. Ibyo byose ni ibintu dusanzwe tuzi. Nawe rero byamubayeho, amara iminsi ari kwitegura ibizamini, ari kubikora. Ibyo byose rero bimukururira umunaniro, kuryamutinze, kubyuka kare, biragenda birema umunaniro w'ibirarane. Hanyuma baraye basoje ibizamini, ari nko kuwa gatandatu ndakeka, aravuga ati rero ubu nkwiye kuryama noneho nkamara mesheke. Cyari icyifuzo cye, kandi kuruhura umubiri ntabwo ari bibi. Ariko mu gitondo cyo ku cyumweru kare yumva ijwi rivugiye mu mutima we. Ubwo ndacyari kuri kumvira umuhamagaro. Ahari aho twahavuye, ibyo twatambutse mbere muracyabyibuka? Ubwoko bwitwa Umugisha, ngagarutse inyuma kugira ngo numve niba turi kumwe. Umugisha, umuruhirano, epui murahorano, hanyuma kandi aho twahavuye ni nka kumwe taburo wayisiba ukongera ugatangira bushyashya. Inzira ya mbere kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe, hanyuma kandi kumvira umuhamagaro. Niho tugeze rero. Umutima uramubwira uti rero ihute ujye mu materaniro urebe agashyaka ari bukorekereyo. Kwa kundi nyine umuntu akunda mu nzu y'Imana kumva akumbuye kuba yahajya nubwo hasanzwe. Undi mutima ukambwira ati ariko se ntumaze iminsi urushye, wagiye ukaryama urinda gusinzira mu materaniro, abantu bakakwibazaho waryamye ko gusiba rimwe atari ukugwa, waryamye bitotsi ukabimaramo icyo kirarane kigashira. Iyo mitima ibiri cyangwa se amajwi abiri amurwaniramo. Ageze afata icyemezo ati reka niryamire. Yararyamye aranasinzira, yewe biremera. Ariko ku rusengero iwabo bari bagize umugisha wo kugira abashyitsi, kandi abashyitsi baje hari hajemo n'umuzungu. Ariko nubwo yari yaje, abayobozi baho ngaho aho yarari bumvaga ko nta kibazo cyane kwa wundi atajya siba ari buze kore ka kazi, kandi ugomba kugakora batekereza ko ari bugakore, we ibitotsi abimereye nabi. Nuko impamvu arayifite, ne gusinzira amateraniro n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Nyamara yaburiwe mbere yuko amateraniro atangira. Barategereje bati ubwo dutangiye wasanga wenda kiri inyuma gatoya mu minota nk'icumi arabaje. Kwa kundi kose bagenda bikerereza basanga wapi ntabwo aje. Umuvuga butumwe rero umuzungu abahawe gahunda ngo naze imbere y'iteraniro, kandi nta wundi muntu uri buhagare muri wa mwanya. Umuyobozi wa gahunda ati dufite ikibazo, ninde wadufasha gusemura muri mwe? Hashira umwanya nta n'umwe urazamura urutoki. Umuhungu umwe aravuga ati ariko se habure n'umwe koko? Ati ngewe ndagerageza. Nuko nkuko yavuze. Hanyuma bati nta kundi, nta yandi mahitamo dufite, ngwino ugerageza. Araza muri kwa kugerageza kwe, kandi koko aragerageza agasemura, bimwe bikamucanga, ibindi ati sinzi icyo bivuze, mwihangane. Ufite ko amatana n'Imana ubwo niyo ribe musobanure. Nuko byagenze. Nuko na wa wundi nawe wabwirizaga kumva ntabwo anyuzwe cyane ko ari kubwira abantu asa naho yumva bitari kugerayo neza. Nuko umwe mu bari muri iryo teraniro kandi uziranye na wa wundi aratavuga ati mu by'ukuri niki cyabaye cyatumye runaka siba, reka nirukanke njye mu materaniro njye kubaza menye icyabaye. Aharaho ashobora kuba yagize ikibazo akaba yarakwiriye ubutabazi. Mu kuhagera arakomanga, arakingurirwa. Mwene data wabaye ute kuki utaje mu materaniro? Undi ati shano umunaniro numvaga nkwiriye kukuramo esheke. Iyo uza kuba wamenye icyakorekeye ku rusengero ntabwo ari gutinda. Habaye iki se? Undi ati rero haje umuvuga butumwa gutya na gutya, byaducanze kugeza ubwo n'uwadusobanuriye yagiye akatubwira ngo umwuka w'Imana ajye yuzuza ku magambo yari kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako kanya Imana ivugana n'umutima wa muntu wa undi waryamye, iramubwira ngo n'uwatashye adakijijwe kubw'uko ijambo ry'Imana yaryakiriye igice cyangwa se atabyumvise, ibyaha bye ndabishyira kuri wowe. Icyo kintu muri cyumva, kuko iyo ujya kuza byari gutanga umusaruro uruta uwagaragaye. None ikitakoretse
hejuru y'uko utabonetse. Kandi wibuke ko nakubwiye nkakuburira ngwino uze ukimika ibitotsi. None kubw'iyo mpamvu icyaha icyo ari cyo cyose kiri bukorwe n'uwari gukizwa uyu munsi, ubwo ni wowe ukijyaho. Ako kanya amahoro wa muntu aba yarayabuze. Yajya gusenga kumva ni nko gushimashima ku rutara, kumva ntago rigerayo. Yajya kuririmba akumva ko hirya watashye adakijijwe, niba ari kwiba ubwo niwe uri kwiba, niba ari kubeshya ubwo biri kumujyaho. Yumva buza amahoro, kongera kugarura agahenge umutima byamutwaye iminsi. Imana dutabare cyane. None icyo nishatse kubaza ni iki? Uyu muntu kuba yari yabuza amahoro, kuba yumva yari yageze ahantu Imana imubara nk'umugome, byari byatewe n'iki? Yari yanze kumvira iki yemwe? Umuhamagaro. Icyo uhamagarirwa n'Imana gukora nukitwaramo neza, ujye umenya ko ku gipande cyawe handitswe umugisha. Ariko nubivanga ugatangira kwa kundi, ubwo nawe umenya aho bigana. Imana dutabare cyane. Hanyuma rero aha ha gatatu nicyo Bibiliya yita ngo gushakashaka ukamenya ibyo umwami ashima. Icyo ngira ngo bitandukanyeho n'ibi ngibi, umuhamagaro ushobora kuba ikintu kimwe usanzwe uzwiho n'abandi bantu batandukanye, kugeza ubwo nawe ubwawe uzi ko ugomba kugikora inshuro zose uzajya ubona ayo mahirwe yo kugikora, kuko ni ikintu uzwiho kenshi. Ariko ubushakashatsi ni iki? Ni ubwo bushakashatsi bwawe ni hahandi uvuga uti ese iki kintu kirakwiriye? Harimo gutekereza ariko uyobowe n'umwuka w'Imana. Iki kintu niba gikwiriye ni byiza ko gikorwa. Aha hantu mbese muri bwa busesenguzi ubona igikwiriye n'ikidakwiriye, ni kwa gushakashaka ngo umenye ibyo umwami ashima. Ndatanga urugero. Iyo ucuruza, ubushakashatsi ubwo tuvuga ko ari ku bintu byinshi bitandukanye. Iyo ari ukumvira umuhamagaro, tubigereranye n'umuntu ucuruza, wenda ni umuntu ucuruza inyanya n'urugero. Niba uyu muntu acuruza inyanya, urwunguko azabona ruzaba ruturutse muri za nyanya zonyine acuruza, nibyo? Ariko ubushakashatsi dutekereza ko ari nk'umuntu ufite amaproduit menshi acuruza, wenda tuvuge ni alimentation. Noneho niba ari alimentation acuruza, ubwo muri alimentation ubwo harimo za aliment nyinshi, harimo ibyo kunywa, harimo amata, harimo amaji, harimo imbuto, harimo imikati, harimo bya bindi byose. Ni ukuvuga ngo urwunguko azabona ruturutse ari unyuranyurane rwa bya bintu byose acuruza, akazunguka cyane kurusha wa wundi ufite ikintu kimwe acuruza. Siko biri? Noneho rero tujye muri Bibiliya. Muri Bibiliya hatubwira iki? Hari umugabo witwaga Yowabu. Yowabu yari umugabo mukuru w'ingabo za Isiraheli mu gihe cya Dawidi. Akagira muri umuntu witwaga Abishayi. Nabo bari intwari, babitaga ba bene Seruya. Noneho hirya y'ibyo ngibyo Bibiliya tubwira ngo umwami wa Amoni yumviraga Dawidi akamuha amaturo. Bamwitaga Hanuni. Hanuni nawe akagira gutya ngo akajya atanga amakoro ni nk'amaturo ayaha Dawidi. Nabyita ko ari nko kugura inzira, kuko Dawidi yari yarabateye ubwoba. Hirya y'ibyo ngibyo rero uwo mwami aratanga, hima uwitwaga Nahashe yari umuhungu we. Hanyuma Dawidi yohereza ngo abahungu bo gutanga indabukiranyo. Ni igitabo cya 2 cya Samweli ibice 10. Hanyuma mbese ni nko gutanga pole kuri wa mwami wapfushije se, ariko ari nko kumubwira ngo ihangane mu isi niko bigenda. Ni intumwa za Dawidi rero zari zijyanye ubwo butumwa, iyo message. Ngo bagereyo uwo mwami mushya atangira gutekereza ko ahari, kuko n'abajyanama bari babimubwiye ngo Dawidi ntutekereze ko ababajwe n'urupfu rwa so, ngo ahubwo ngo yohereje intumwa zo kugira ngo zitate uyu mudugudu ngo zizabone ko zigutera. Kubw'iyo mpamvu rero nawe izi ntumwa zisubizeyo, cyangwa se uzohereze uzikoze isoni, kugira ngo Dawidi nawe abone ko ntawe nta mikino ugira. Niko byagenze. Bibiliya tubwira ngo bafata za ntumwa za Dawidi nubwo zari zimaze gutanga message. Bibiliya tubwira ngo babogosha ubwanwa igiharature. Mbibutse ko Abisiraheli burya kutogosha kuri bo siretse ku bagabo byabaga ari ishema. Kubogosha igiharature ubwo ni nk'uruhande rumwe. Kandi Bibiliya tubwira ngo si ibyo gusa bakoze, ngo babakebye n'amakanzu yabo ngo ikinyita, ubwo ni nk'igps ku ikanzu yabo ahagana ku kibuno, ngo kugira ngo bagende bakozwe n'isoni. Ntekereza ko nta namugondo bare bambaye. Noneho rero ngo bagenda, abahungu baragenda basubira iby'Isiraheli bakozwe n'isoni. Dawidi ngo yumve kuri twebwe, nuko nguko bo bavugaga. Yowabu aragiye, isomo ni rya rindi, ngo agiye guha isomo abanzi ba Dawidi. Aragiye, ageze ku rugamba ngo yitegereje imbere, nkabona Abasiriya bahageze. Agiye hari yasanga nabo bahageze. Ati karabaye, ibi ni biki? Muri ako kanya ngo abona ingamba zimuremeye imbere n'inyuma. Abwira uwitwa Abishayi ku murongo wa 9 w'icyo gice.
ati dufate zino ngabo turi kumwe, izi ngabo tuzigaburemo kabiri, igice kimwe kijye kurwana, ngenge kurwana n'Abasiriya n'izindi ngabo turaba dufite, wowe ujye kurwana n'Abamoni hakurya aho ngaho. Amubwira ijambo rikomeye ngo nindamuka ndebye nsubije amaso inyuma ngasanga Abamoni barakurusha amaboko, barimo barakurwanya bakakunesha, ndohereza zimwe mu ngabo zanjye zize kukuvuna. Nawe nuramuka ubonye Abasiriya bamereye nabi, wohereze zindi mu ngabo, cyangwa se wohereze umusada uze kumfasha kugira ngo tubone uko tunesha Abasiriya. Urumva no kurwana n'ibihugu bingahe bibiri cyarimwe. Ako kanya aramubwira ngo nuko komera turwane kigabo, turwane ku cyubahiro cy'imidugudu y'Imana yacu, ngo kandi uwiteka bigenze uko ashaka. Uwitwa Yowabu ngo yigira imbere ajye kurwana n'Abasiriya, Abasiriya bakizwa n'amaguru barirukanka. Amoni nabo babonye ko Abasiriya birukanse, nabo barirukanka, ubwo insinzi itaye bw'Isiraheli, kandi barwanye n'ibihugu bibiri cyarimwe. Twagendanye. Ako kanya haba habonetse, ni naho bavuga ko hakomoka idarapo rya Isiraheli. Murarizi? Ngira ngo ni muri izi se risa umweru, hejuru hari akarongo gatambitse k'ubururu no hasi. Hagati mu buso bw'idarapo harimo impande eshatu ebyiri, imwe ifite isonga hejuru n'indi ifite isonga, mfite ni impande eshatu ebyiri. Nuko mu kuzegeranya byitwa ko ari nk'inyenyeri, ariko ubundi ni impande eshatu ebyiri, imwe ifite isonga hejuru n'indi ifite isonga hasi. Mu yandi magambo ngo kwari ukuvuga ngo insinzi imbere n'insinzi inyuma, ngo bavuga ko ari idarapo rya Dawidi kandi ngo rikomoka aho hantu. Imana idutabare cyane. Ako kanya rero icyo byavuze biri tubwira ngo icyo bakoze ngo barwanye ku cyubahiro cy'imidugudu y'Imana yacu. Reka ngaruke gatoya ntanga urugero kuri bene data b'abaririmbyi. Ubwo turimo turavuga kurwana ku cyubahiro cy'imidugudu y'Imana yacu dushingiye hano ngo gushakashaka iby'umwami. Uyu mwene data n'uyu mwene data wundi bose bakora umurimo w'Imana mu kuririmba, tubyite ko ari muri korali worship team. Noneho uyu arimo ararwana n'Abasiriya kandi yabarushije amaboko, afite imyambaro myinshi isaga. We hubwo iyo ashatse kuza mu nzu y'Imana, ikibazo agira ni kimwe, ni ukubona umwambaro uri bumunyura ari bukoreshe, kuko imyambaro yose afite ni myiza. Ubwo Abasiriya yabarushije amaboko. Mugenzi we arimo ararwana n'Abamoni kandi we bamurushije amaboko, we ajya yifuza kuza mu nzu y'Imana akabura ukuntu yabyitwaramo kuko nta mwambaro afite. Kurwana n'icyo kibazo biramuremereye. Ni nko kuvuga ngo mwene so uyu nguyu ategetswe gufata zimwe mu ngabo ze ngo zize kuvuna mugenzi we twagendanye, kugira ngo uyu nawe afashe guseruka icyo gikorwa azaba akoze, nicyo cyitwa kurwana ku cyubahiro cy'imidugudu y'Imana yacu. None icyo yazaba akoze kizatuma uyu nguyu nawe anesha Abamoni bari bamumereye nabi, twagendanye, aricyo twise kurwana ku cyubahiro cy'imidugudu y'Imana yacu, kizaherukwa nuko hari icyo Imana izakora. None mbabaze gato, ari uwatanze ari n'uwahawe, uzahabwa umugisha ninde? Gutanga kuzana umugisha kurusha. Ibiri rero ni mu kubara hepfo gato ku mice 25. Ubwo turacyari kuri ya ntego hahandi hitwa ngo gushakashaka iby'umwami. Ubwo kandi twavuye harya hose muracyabyibuka, kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe, kumvira umuhamagaro. Aho turi gutinda aho gatoya naha gushakashaka iby'umwami. Nahangaho ushobora kureba ukavuga ati iki kintu kirakwiriye, atari ngombwa ngo kwa kuri kose nyine namwe murabyumva nk'abantu bakuru. Kubara ibice 25 muri za ndara Abisirayeli bagiye bararamo bagakambika mbere yuko bagera mu gihugu cy'i Kanani, murabyibuka. Batangirira Mesesi, ibyo byose muracyabyibuka. Bagiye Sukoti, bagiye Tama, bagiye Peruti n'ahandi hanyuranye, bagera Rushi, bagera Irefidimu, bagera henshi hatandukanye, bagera Imara, bagera henshi hatandukanye, baza kugera ahantu hitwaga Ishitimu. Ishitimu cyari kibaya hakurya, ari ahantu hitwa Imowabu. Abamowabu muzi aho bakomoka, kuri bene babakobwa bakwa Ruti, muracyabyibuka. Hari ubwami bw'Imowabu rero, baza kugera aho ngaho. Umwami w'Imowabu yitwaga Baraki mwene Sipora, ngo agira yitegereje ngo ukuntu ubwoko bw'Abisirayeli bumeze, ngo abona rwose ngo nibuca mu gihugu cye ngo ubwatsi bwose ngo bazabukunuza, mbese bazakubura. Abona ni ibibazo, aravuga ati aba nibanyure iwanjye inzara izahita yinjira. Mbese ababonamo ibintu byinshi kandi byose byitwa kwangiza. Ngo yigira inama aravuga ngo niha kubarwanya ndakubitika. Abantu bageze imbere y'inyanja igacikamo umuhanda, ubwo ninge wahabahangara. Atari ko mfite umuntu witwa
utuye mu misozi yo mwaramu, uwo nguwo icyo avumye kiravumika. Noneho rero kanjye kumwinginga aza abavume, nibamara kuba ibivumi nanjye ndabona kubarwanya bahindutse abanyantege nke. Aragenda aramuhamagaye amwemera ibiguzi, burya ibiguzi bizakora ibibi byinshi, niko ntekereza kuri bamwe. Ariko hanyuma rero aramuhamagaye ati ikiraka kirashyushye. Undi ati gishyushye gute? Ngwino uze kumvimira abantu. Nuko aje kubavuma ngo asanga ari ubwoko ngo kandi butura aravuga ati ahubwo icyama nkipfira nkuko abakiranutse bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Wanda ati kwikiraka cyari gishyushye ukaba uri kwikura amata mu kanwa, ahubwo wakujyana mu rindi banga ry'umusozi ukabona yabajyana handi. Ati ahubwo mbonye batura ukwabwo, uzi ko n'intare ibunze muri bo. Mbese avuga byinshi muri bo. Ati ahubwo n'agakiza, mbese arabisobanura. Ndavuga ati umenya amafaranga yabaye make, ngo akamwongera ndi akavuga ati nubwo wagize ariko ndongera. Ariko hirya y'ibyo ngibyo wibuka yuko yari yanabujijwe n'Imana kujyayo ubwo indogobe yigeze guhabwa akanwa ko kuvuga iramuburira. Wa mugabo kubera amafaranga amatwi ayavuniramo ibiti aragenda. Nubwo avugaga ibyo ariko hari icyo yari yarenzeho ku by'Imana yamubujije. Hirya y'ibyo ngibyo mu busobanuro bavuga ngo icyo yakoze kubera agafaranga, uko yahakanaga, uko yabaheshaga umugisha, amafaranga yavanwaga mu manyarwanda ashyirwa wenda mu madolari. Avuye mu madolari agiye mbese kwa kundi kose igiciro kiri kuzamuka. Ubwo ni ikigereranyo nari ntanze, ariko icyo gihe nawe urabyumva uko byari bimeze. Hirya y'ibyo ngibyo ngo yagiriye inama uriya mwami Baraki, aravuga ati ubundi ntago wazarwanya abana bantu ngo bashobore, kereka ubatandukanyije n'Imana ibarimo, niyo ubwayo yabarwanya bagahinduka abanyantege nke bo gushoborwa nawe. Undi ati se nabashobora gute? Wowe aba ni ubwoko buzirana n'ibyaha, ugomba kubagusha mu byaha. Rero nubagusha mu byaha uzaba ubashoboye. Undi ati se mbikore mu buhe buryo? Strategy ni iyi. Ahantu bari tuba tumaze kumva ko ari Shitimu, hakurya hari ikindi kibaye cyitwa Pewori kiri mu rugabano rw'Imowabu. Aramubwira ati rero dore uko ugiye kubigenza, wowe uzatekeshe inyama, uzakoresha iminsi mikuru abantu bateke akaboga bagakarange gahumure, kandi uzashaka abatetsi beza bazi gukaranga urukarango rukavina harukambuka hakurya. Ngira ngo muri twebwe nta wabishobora. Hari wakaranga neza urukarango rukagira nibura hano kuri kaburimbo. Ngira ngo muri twe amashuri ntayo dufite. Ariko nyine bari batoranijwe bo kugira ngo urukarango rwambuke rugera aho ngaho Shitimu, bari babisobanukiwe. Sinzi ukuntu babigenje. Icya kabiri ngo ushaka ibicurangisho bigira umuziki, kuko bari abantu baheze mu butayu, ntago baheruka umuziki, ntago baheruka kuwuceka ngo bumve ukuntu bimera. None rero ushyiraho imiziki bakubite kugeza ubwo bagomba guterwa amatsiko n'ibyo bintu, bakaza baje kubyina umuziki. Ibyo no kugira ngo bakurure. Ikigeretse kuri ibyo, hano muri ibirori ugomba mwibuke ko harimo inyama, kandi inyama zaterekerejwe ibigirwamana. Mwibuke imyirongi irimo irabarembuza. Hanyuma rero muri uwo muteguro cya gatatu yamubwiye ngo ushake abadamu cyangwa se abakobwa biyambitse kwa kundi. Iyo mvuga kwa kundi uhite wumva kwa kundi kw'abiki gihe. Noneho ubabwira yuko uzajyaza wese ko kwinjira ari ubuntu, witwa Baraki yishyuye. Inyama ni ubuntu. Ushaka kujya mu busambanyi Baraki yishyuye. Ibyo ngibyo byose numara kubibagushamo, urabo bashoboye, Imana irahita ibavamo. Undi yarabikoze. Abakobwa bashoboye ako kazi baratoranywa. Abatetsi bazi guteka baratoranywa. Abazi gucuranga incurangisho mu buryo bunogeye amatwi baratoranywa. Hirya y'ibyo ngibyo rero umuziki urazamuka, urukarango rurazamuka. Hanyuma rero n'abiteguye kugusha abandi nabo bateguwe baraho. Abisirere nk'abanyamatsiko baravuga ati umuziki uri hera, barirukanka bameze nk'ibimasa bijyanwe kwibagiro. Ngo bahagereye basanga byose byishyuwe. Itike ni ubuntu. Batire kuba twaje hano kurya ari ubuntu, abashaka kugwa mu byaha nta kibazo n'ibiki. Nuko ngo biroha muri ibyo. Bibiri katubwira ngo bagatonora, ubwo bari kurya za nyama, ako kanya bakitura hasi, bituye hasi imbere bya bigirwamana byateguwe, imyuka mibi kabinjiramo ubwo. Hanyuma y'ibyo ngibyo, ibyo bakimara kubikora ngo uwiteka arabahindukirana arabarwanya. Aribo icyo bibiri ivuga ngo yita yohereza inkota y'uwiteka mugiga, itangira kwica Abisiraheli. Uwimo wabatarabakoraho mugiga itangira kubica. Uwiteka ari yabarakariye. Hari umugabo witwaga Zimuri wakomoka mu muryango wa Simeyoni, aravuga ati rero ngiye nari umwanda. Niko we yavuze, aravuga ngo mu gihe abandi bakora ibyaha bakabikorera hakurya yo mu ngando aho Mose atareba, reka ngende nereke Mose ko nta mikino ngira, ngiye gusambanira no mu ngando. Aragenda amuzana umukobwa w'Umidiyani witwaga Zikibi, arangije aramuzana. Igitangaje kandi kinakomeye, we yagize ngo Mose atazabibarirwa n'abandi, ahubwo anabyibonere. Ngo amucisha ku ihema ry'ibonaniro. Ni nko kubwira Mose ngo wabonye ko ngiye nta mikino ngira,
aramuzana amucisha ku ihema ry'ibonaniro, arakomeza agera mu ihema ryiwe ngo batangira gusambanirayo. Ubwo ni mu ngando, ikizira yakizanye mu ngando. Noneho ubwo yakoraga ibyo, Mose, umusobanuzi umwe yaravuze ngo Mose yaritegereje ngo asa nk'umuntu ubaye ikiragi, ngo yararimo yibaza ngo mbese aba bantu bakoze ibyaha bingana gutya bakaba baguye mu kanya gato, aba ni babandi bigeze kuririmba twambutse inyanja bakavuga ngo uwiteka anesheje bitangaje, ifarasi no wari ihetse ibarushye mu nyanja, ni babandi bashimye Imana cya gihe? Ntabwo yiyumvishaga ukuntu baguye. Nyamara ubwo yararaho atarabona igisubizo cy'ibikwiye gukorwa muri uwo mwanya, witwaga Finehasi mwene Rezeri wa Aroni akiraho mu ihema ry'ibonaniro, aravuga ati ibi sinabyemera, ngo ahita abatura icumu arabakurikira, asanga wa Mwisiraheli uri musambana no mu Midiyanikazi, ngo ahita amutera icumu rinyura muri we, rinyura no muri wa mu Midiyanikazi, ngo ryishinga ku butaka. Ako kanya ijwi ry'Uwiteka Imana ritarimanuka ku ihema ry'ibonaniro rihita ribwira Mose ngo Mose we, ubonye icyo Finehasi mwene Rezeri wa Aroni akoze? Ngo afuhiye ifuhe ryanjye, atumye ntakomeza kurimbuza Abisiraheli mugiga. Niba mugiga imaze kwica abantu ibinzove bye n'ibihumbi 4, ubwo ni ibihumbi 24, uwanyuma rupfuye n'uwo birarangiye, bitewe n'igikorwa Finehasi mwene Rezeri wa Aroni akoze. Ubwo ari mu nzira arimo agaruka aza hano ku ihema ry'ibonaniro, uhita umubwira amagambo abiri akomeye, ni amasezerano, kubera ko yahirimbaniye kunezeza. Ni irya mbere, umubwire ngo kubera ko yafuye ifuye ryanjye agakora kira gikorwa, ntaho yarera bisomye, nta naho Bibiri tubwira ko bwari ubwa kabiri ubwa gatatu ngo wenda ngo bigaragare ko ari umuhamagaro wa buri gihe, ahubwo akimara guhinguka hano umubwirire ngo musezeranije isezerano ry'amahoro rizahoraho iteka ryose. Amina. Amahoro ni ikintu gihenze, amahoro ni ikintu gihenze. Sinzi ukuntu twabyumva, ariko amahoro ni ikintu gihenze. Imana yamubwiye ati amahoro wowe uzayahorana, mu gihe abandi bazajya tugarukira aho ngaho, ariko wowe uzayahorana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, umubwire ngo ntabwo azabura uwo mu rubyaro rwe uzajya uhora ugendera imbere yanjye. Ibyo bivuze iki? Mwabaka igihe Yesu muri ryavuga butumwa rye abwira Abisiraheli ry'ubwami bw'Imana, umudamu umwe mu iteraniro atera urutoki hejuru ngo bamuhe ijambo. Muzi icyo yavuze? Yaravuze ngo nkurikije uko tuganiriza n'ijambo ritanga ubugingo utubwiye, hahirwa inda yagutwise, hahirwa n'amabere. Niko wa mudamu yavuze, ahita yicara. Ariko dore icyo yashaka kuvuga ni iki? Kwari ukuvuga ngo iyo aza kuba ari njyewe Mariya wakubyaye, nari kubihindura iturufu, ntago nari gukena. Nari kujya njya muri alimentation, nkajya mfata za nido, nkajya mfata bya bindi byose, nkaba ndabifashe ndabijyana, bagira ngo bagiye gutera hejuru, bagiye kunyishyuza, nkajya mabwira nababyari yubakiriza ubuntu, za kanseri zirimo zirakira, mwarangiza mugashaka kunyishyuza ibintu by'ibihumbi 50 nta miki. Mbese yari kubigira iturufu yo kugira ngo bibyaze umusaruro. Muri make uriya mudamu yaravuze ati Mariya we utari kubyaza iki kintu umusaruro, sinzi. Imana dutabare cyane. Rero Imana iramubwira ngo ntabwo azabura uwo mu rubyaro rwe uzajya uhora ugendera imbere yanjye. Ibi bikozwe kubera iki? Yagize gushakashaka ngo amenye ibyo umwami ashima. Aravuga ngo niba iki kintu Imana itacyemera kuki nge nacyemera, niba iki kintu Imana itagikunze kuki nge nagikunda, niba Imana idashaka ko iki kintu kibaho kuki nareka kigakomeza kubera iki? Niba gucumura hakurya mu ngando bagomba kubikorereye kuko ari mu bupagani, kuki noneho baje no mu ngando? Aravuga ngo ibi sinabyemera. Iryo shyaka rye Imana imuha amanota, aravuga ngo kweri utumye ntakomeza kurimbuza Abisiraheli mugiga. Icyakoze ni iki? Ni ukumvira umuhamagaro, no gushaka no kumvira amategeko n'imihango byategetswe, no gushakashaka iby'umwami. Iyo ni inzira gatatu. Aho turahavuye, tugiye mu buryo butatu. Burya inzira nazo zigira uburyo zigendwamo. Uburyo bwa mbere, kandi ubwo ndi hafi kugana ku musozo, uburyo bwa mbere babyita inzira isanzwe. Burya nucuza ukunguka bizitwa ko byanyuze mu nzira isanzwe. Nuhinga ukeza bizitwa ko wanyuze mu nzira isanzwe. Nushaka hirya y'ibyo ngibyo Nyagasana akaguha urubyaro, ni umugisha ariko wanyuze mu nzira isanzwe. Aho turahavuye, nta busobanuro bwinshi. Inzira kabiri ni ukunguka inshuti. Kunguka iki yemwe? Narimvuze ngo ni inzira, ahubwo ni uburyo bwa kabiri ni ukunguka inshuti. Muzitegereze murebe, umuntu iyo avuka akiva mu nda ya nyina avuka nta nshuti nimwe afite imusozi. Siko biri? N'ikimenyetso cy'ibyo avuka arira kuko ahingukiye mu isi y'abatizerwa. Aravuga ati aba bantu ngezemo buriya tuzakorana duti.
agahitamo kurira kuko atazi ibyacu. Siko bigenda? Ni nako byangendekeye nawe, niko byakugendekeye, kuko wisanze ahantu usabwa gukora byinshi kugira ngo wemerwe, nyamara aho wari uri nta nshingano wari ufite, wari wibereye mu munyenga gusa utazi ikijya mbere. Siko byari biri? None aho ugeze urimo urasabwa gukora kugira ngo uzemerwe. Ni ibintu bigoye bene data. Hanyuma rero ibiganza bimwakira bya mbere ni umubyeyi we, ni mama we. Akabara mwakiriye, akabara aramuhaye ikaze, ni kwa kunda mwantorotona, ni kwa kunda muririmbira, ni kwa kunda amwonsa. Ariko umwana nawe ntago amushira amakenga. Mwaba mamwe murabizi, iyo uri konsa umwana wawe akora iki? Abakureba mu maso. Impamvu iyi ni ukugira ngo akwitegereze, arebe niba iyo serivisi umuhaye uyimuhanye umutima mwiza, kuko nawe ubwawe ntago akwizeye. Siko bigenda? Kandi hirya y'ibyo ngibyo hari akazamini ajya gukoresha iyo amaze kumenya gutegeka amaboko ye, cyangwa se amaze kugira ibihanga bikomeye cyangwa se amenyo. Hari igihe avuga ati nubwo ariko ma serivisi nziza, reka mukoresha ka examen gatoya. Nibwo kuruma cyangwa se akakunosha mu isura ahantu azi neza ko hababaza, kugira ngo arebe reaction yawe. Kavuga ati uyu muntu rero harageze kugira ngo ndebe koko niba namubitsa icyizere. Iyo akurumye uko akunda byitwaramo, hirya y'ibyo ngibyo aravuga ati uyu nguyu ni inshuti, abandi bose ntago nabizera, ariko uyu nguyu we. Nuko bigenda. Hanyuma rero ni nayo mpamvu ujya ubona iyo aterewe n'utari nyina, umwana yitarira kubera ko ari kugaragaza ko ngo atazi ibye, ngo kure akabona se hafi aho. Kandi se yatashye atahana umukate, aravuga ati nkurikije ibyo papa akora nawe ni inshuti. Ubwo agize inshuti zingahe? Akabona abavandimwe be, akabona harimo arabamurwanira ishyaka, gahita avuga ati naba ngaba ni inshuti. Urumva mu isi y'abatizerwa amaze kugira inshuti nkeya. Ukaba umujyanye mu ishuri, yagera mu ishuri akagira bamwe bumva n'abakora n'abakundanye, agahita avuga aba ngaba nabo ni iki yemwe? Ni inshuti. Ubwo yarakoze. Muri babandi rero babanye, hari bamwe Imana izamuha bazamugira umumaro, bazajya bababarana nawe igihe ababaye, cyangwa se bakishimirana nawe igihe yishimye, akumva ko ari umutwaro agenda aruhuka ku bwabo. Gute rero? Tuvuga ko mu biganye harimo umuntu w'umudokiteri. Murabizi namwe, wenda urugero natanga, niba hari umuntu hari ugize arwara amenyo muri twe, ngo yumve ukuntu bimera. Amenyo ni ikindi kintu, araryana cyane pe. Kenshi na kenshi niwe yateye amenyo akamurya, akunda no kuryana amasaha y'ijoro. Hari n'igihe ahita gutegeka kuva mu rugo ukajya gufasha umuzamu wo kwa muganga akazi, kuko ubona ko ari bwo buryo bwo kuzinduka. Sibyo se? Wa muntu utinya gusohoka mu nzu ngo ajye kuri toilette hanze, amenyo aramutinyura, ahubwo akagenda n'umuhanda wose agenda akagera kwa muganga. Yahagera kuryama abona ko bitari ngombwa, agakora akazi. Umuzamu icyo gihe nashaka yiryamire, we arahagarara ku rugi ngo abe nimero ya mbere. Siko bijya bigenda? Kandi abo baganga bakora bavura amenyo, hari n'igihe ubushobozi bwe aba ari ukuvura abantu wenda nka 40 ku munsi. Niba ari abantu nka 40 ku munsi, ukaza uri umuntu nimero ya 60, nta mahirwe ufite yo kuvurwa uwo munsi. Siko bigenda? Ushobora kujya kureba ugasanga wa muntu witwa nimero ya 60 ni inshuti ya dogiteri, bicaranye ku ntebe imwe, baryanya kabisi n'agahiye kwa kundi kose. Dogiteri kwa kundi aje saa 2 aje kuvura, agasanga abantu batonze umurongo, ari buvugira bavura, abandi azabahera rendez-vous, abandi ni bareba. Yagera kuri nimero 60 akavuga ati bite sha nawe waje se? Undi ati naje. Yakwibuka ko ari nimero ya 60 atari mu muvure. Uzi icyo akora? No kugenda nk'uwijijisha akamubwira atari kusa ubundi nkawe uba uri mu biki? Wowe uzajya usige za ordonnance zawe hariya mu biro, ukeka ko ndibuze kugushaka ahangaha, ariko mwabaye muti kuki mutuvuna? Ubu sinari kumenya kuri ahangaha, ngwino vuba ujye gufata zira mpapuro wasize hariya. Ubwo ari kugira ngo bari aho ngaho nyine arimo arica nkete. Araza yamujyana yamugeza mu birataho ndakwara kugira ngo nkuvure, ubundi wafashwe ibintu nk'ibyo ngibyo. So uko bigenda. None uku kuvurwa no kwitabwaho gutya biturutse kuki? Ni kuri bwa bucuti yungutse inshuti. Bivuze iki rero bene data? Burya Imana ni kubwira ngo nguha umugisha, ntugatekereze ku noti gusa. Hari n'igihe biguhaye inshuti zizajya zibabarana nawe, zikishimana nawe, ubuzima bukakorohera, ukabona ko burya hari Imana yakoze. Amina. Kunguka inshuti nabyo ni kiyemwe, ni umugisha. Ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa mbere murabwibuka twavuze ngo iki? Inzira isanzwe. Uburyo buheruka rero, uburyo buheruka no kunguka ubumenyi. Buryo ubumenyi iyo wabwungutse nibwo buvukamo ubuhanga,
kandi ufite ubuhanga bwabyawe n'ubumenyi ni ikimenyetso cy'uko bafite n'ubwenge, sekuruza wa byose. Noneho rero bisobanuye iki? Ubuhanga cyangwa se ubwo bumenyi wabyaje umusaruro bakitwa ubuhanga, nibwo buzakubyara iturufu yo kugera ku bindi bintu ushaka. Muri twe harimo abantu bakora akazi k'ubuganga kubera ko babyigiye. Harimo abantu bakora by'imirimo itandukanye, wenda tuvuge n'iby'ubucamanza n'iki byose, kubera ko babyigiye. Impamvu yo kubona ka kazi n'iki? Ni bwa bumenyi bafite. Siko biri yemwe? Noneho dutekereze, n'urugero ntanze. Ngewe ndi umushoferi. N'urugero ntanze kugira ngo mbyishyireho kugira ngo byumvikane. Niba ndi umushoferi, ikampani nkorera makazi k'ubushoferi, ubwo yampaye akazi kubera iki? Nuko bankunze, nuko bakunze icyo mfite cyitwa ubumenyi. Nibyo? Bwa bumenyi rero nibwo buzagira uruhare, nibwo buzatuma nibwo buzabankundisha, kuko bakunze ikindi mu ntago ari nge bakunze. Ariko kugira ngo bigaragare yuko batakibona, kuko ntago babona bwa bumenyi budafite ubuherekeje ari we ngewe. None kubera ko batankunze bakaba bakunze icyo ncumbikiye, bazigira inshuti yanjye kugira ngo babone cya kintu mfite cyitwa ubumenyi. Nibyo? None hirya y'ibyo bizashimangirwa nuko ku kwezi bazajya bambwira amanota, bazajya bampemba, sibyo se? None rero kunguka ubumenyi rero dore icyo bivuze. Niba nari ntanze urugero ko ndi umushoferi, ni ubumenyi ncumbikiye. Nibyo? Bwa bumenyi nibwo butuma baba inshuti zanjye, atari uko bankunze ahubwo bakunze icyo mfite, ntashobora kuba nakibaha ngo bakibone batamfite. Noneho uko kwimukana no kugenda nacyo na bwa bumenyi akaba aricyo cyitwa kunkunda, bafite icyo bankundiye, nicyo kizatuma na wa mugisha usanzwe agafaranga bakama. Sibyo? Kuko twavuze ko hanga hari inzira isanzwe. Luka 19 ngira ngo Yesu aririra mu rwa Yerusalemu yaravuze ngo ni kangahe nashatse kubabundikira, ni yewe na 13 naho Bibiri tuvuga ko Yesu arira. Ni kangahe nashatse kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Ariko none dore igihe kiraje, kuko mutigeze mumenya igihe cyo kugendererwamo kwanyu. Niko Bibiri tubwira. Yaravuze ngo kuko mutamenye igihe cyo kugendererwamo kwanyu. Ubwo bivuze iki? Kutamenya ni ukutagira ubumenyi. Kubera ko mutamenye igihe cyo kugendererwamo kwanyu, ibyo bitumye abakabaye inshuti zanyu bahinduka abanzi banyu, kuko ntacyo kubakundira mufite. Hanyuma ibyo kugira umugisha usanzwe murabibuze, kuko umudugudu wanyu uzasenywa hasigare nta buye rigeretse kurindi. None kuba bazasenywa biturutse kuko nta bucuti bagiranye n'abagomba kubasenya, kuko abakabaye inshuti zabo nibo bazahinduka abanzi bo gusenya wamurwa. None ibyo byose byubakiye kuki? Biturutse kuki? Kubera ko batigeze bagira iki yemwe? Ubumenyi. Iyo udafite ubumenyi, abakabaye inshuti zawe bahinduka abanzi bawe, kandi babanzi bawe nibo bazakoreshwa mu kugusenya, ugasigara rwose uri ku manegeka, naho ntuzahaba. Siko bizagenda? None twese dutinda tuvuga ngo Imana niduha umugisha uboneka mu nzira zisanzwe, nyamara kuwubona ni ngombwa ngo banze ugire ubumenyi. Nibyo? Kuko bwa bumenyi nibwo buzahamagara ubucuti. Ubucuti nibwo buzahamagara umugisha usanzwe. None dutinda twizengurukaho ngo Mana duha umugisha, duhe kwaguka, utazi ko aho ngaho ni intambwe ya nyuma, ntago ariho batangirira. Nibyo? Yesu akatubwira ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no kugira gute yemwe? Ngo naho ibindi bizaza mbere. Ibindi bizaza nyuma. None twebwe dutinda turi gushaka ibiherukwaho, twirengagije ko hari ibindi tugomba kubanzirizaho. Dushaka ubumenyi. Icyo dushakira ubumenyi n'ubu twaje kubuhaha, turimo turabuhaha, kandi nuva hano ukagenda ukabyitwaramo neza, ukabikora kwa kundi wabitegetswe n'ijambo, urahita uba umuhanga. Hirya y'ibyo ngibyo ababitsi byawe hirya no hino bitwa ko bafite umugisha, Imana irabaguhuza nawe bahinduke inshuti zawe. Hirya y'ibyo ngibyo ubucuti buzagaragazwa nuko igihe uzaba ufite icyo ukeneye nabo bazakora mu mufuka, cyangwa se bazabigenza uko Imana izabategeka niyo ibizi. Hanyuma wa mugisha witwa kuboneka mu nzira isanzwe ukawusanga mu biganza byawe. Wakoze kiriya, ibindi birikora. Birimo birumvikana? Ntabwo intambara yacu ari kurwanira ngo tukaboneke, ahubwo urwana no kugira ngo ugwize ubumenyi. Yerusalemu we, iyaba wamenyaga igihe cyo kugenderwamo kwawe, wakamenya ibyo ukwiriye gukora kugira ngo hirya y'ibyo ngibyo abantu bazaboneka ari inshuti zawe.
kandi nyuma yo kuba inshuti zawe ibyo Imana izabakoresha ibyo ntibikureba, bizaba gusa ari umugisha kuri wowe. Birimo birumvikana? Turasoje. Twavugaga iki? Umugisha uwiteka atanga, iyo utanze uzuzanye n'ubukire, kandi iyo utanze nta mubabaro yongeraho. Nsubiremo. Umugisha w'umurahurano, nibyo? N'umurahurano, umuruhirano, umurahurano, umutungurano. Mwese mwavuze ngo Imana izajye twihera ibyaturuhije, niko mwavuze. Hanyuma rero inzira, ariko kandi ni byiza. Ni byiza, reka ne kubivuga nkaho ari bibi. Ni byiza kugira ngo uzajye umenya kubiha agaciro. Ugeze hara ku muhanda ugatoragura 10,000 kugira ngo bigere ejo ukiyafite, biragoye, waba yarangije kuyarya. Nibyo? Ariko ugeze ukabona ikirako kavunika, ahubwo sinzi wayabika. Nuko nkuko bimeze. Inzira twabonye ko ari iyi, kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe. Bene data, mujye mwumva n'amatangazo musabwa n'itorero, mugaragaze ko mwabyumvise. Kugaragaza ko mwabyumvise ni ikintu uko mugomba gukora ibyo musabwa gukora. Kubera iki mugomba gukora? Nuko Imana yabahamagaye nk'abakozi. Kubera iki kandi yabahaye n'impano zigomba kubafasha gukora. Ntukavuge ngo runaka biramureba, wowe si bikureba nibihe. Menya ko kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe ubwabyo bikora bimuhesha iki yemwe? Umugisha. Kandi hari Imana iha kuba bakwatura ijambo ry'umugisha, umugisha ukihuta cyane. Niba wari kuzazana igare ahubwo ukihuta ugatega moto kugira ngo wihute kukugeraho, siko bibiri se? N'umubyeyi wawe burya yakwaturaho umugisha akavuga ati mwana wanjye rwose ibintu nk'ibyo, kandi bikihuta rwose. Ibyo ari kuzaza muri 2025 ahubwo bikugezeho. Imana dutabare cyane. Kumvira amategeko n'amateka n'imihango byategetswe, kumvira umuhamagaro. Ese umuhamagaro wawe ukeka ko ari uwuhe? No kwicara ukumva ibyavuzwe gusa ukitahira? Oya, isakasakura urawusanga ufite. Kuko ntawe Imana yigeze hamagara ngo imuhamagarire kwicara. Nibyo? Mushakashaka ibyo Umwami ashima. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana dusaba umugisha rero. Muri kwa gusaba umugisha kwacu rero, turabibwira ngo ni wowe ushoboye. Niba dukwiriye kumenya mu buryo buduhesha umugisha, kuko nidukora tukumvira amategeko tukabigenza kwa kundi, discipline kuri discipline, doctrine tukabikiramo ku murongo, amatangazo tubwirwa n'ibyo dusabwa gukora ntitugaragaze ko hari abandi bari kubwirwa batari twebwe, ibyo byose bikagaragara ko ari inshingano zacu. Tukabihuza na ntego dufite iki cyumweru. Hariya tubwira ngo iki? Aha, no ibyo ngibyo rero nitubyiye ubone ko ufite umwenda wo gukora byinshi kurutaho. Imana dutabare mu izina rya Yesu Kristo.